twongeye gushima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni rizima, riduhanira gukiranuka, rikatwigisha ingeso Imana ishaka ndetse rikanadutandukanya n'ingeso Imana idashaka. Ngewe rero mugiye kuganira n'ubundi ni Moise Sindayigaya, nejejwe n'uyu mwanya kandi numva umwuka w'Imana ampaye ijambo kugira ngo rihembure imitima yacu twese. Hanyuma rero turasoma ijambo ry'Imana ahangaha muri Yeremiya ibice 8 umurongo waho wa 20 tugere hepfo gatoya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Babajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Galeyadi nta muti womora uhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Ye baba we, icyampa umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bishwe. Imana idufashe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero narihaye insanganyamatsiko cyangwa se rifite intego ivuga ngo ibi bihe bigusize he kandi bigusigiye iki? Bene data, ubundi igihe cyose umuntu arimo, iyo tuvuze ngo ibi bihe, ushobora kuba ari ibihe dusangiye cyangwa ari n'ibihe by'umwihariko, ushobora kuba ari ibihe wabayemo cyangwa nabayemo, bishobora kuba ari ibihe ugenda n'uyu munsi ukiri kugenda, bishobora kuba ari ibihe dusangiye, igihugu gisangiye, quartier isangiye cyangwa itorero risangiye. Ibihe bigira ishusho cyangwa bigira isura bitewe n'uwo bikorerwaho cyangwa n'uwo biri kubaho. Ariko intego iravuze ngo ibi bihe bigusize he kandi bigusigiye iki? Icyambere, iyo bivuze ngo bigusize he, biba bisobanuye ngo ahantu bigusize mbese ni heza, urumva uhagaze neza, ntago wangiritse kubera ibihe, nta ngaruka wahuye nazo mu buzima bw'umwuka mu rugendo rwawe, ntabwo waba warakomeretse kubera ibi bihe, ntiwaba warangijwe n'ibihe, ntiwaba waratonetswe cyangwa ugakomeretswa n'ibihe bigatuma urugendo rwawe rugira inkomyi n'igitotsi. Iyo bivuze rero ngo bigusigiye iki, hari igihe bigusigira ishusho nziza uzigiraho cyangwa uzigisha n'abandi, ariko hari n'igihe bigusigira umutima mubi, hari igihe bigusigira intege nke, bikagusigira ingamba zindi zitari nziza, bikagusigira imigambi mibi, bikagusigira inshuti mbi, bikagusigira intege nke, bikagusigira, hari ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi. Aho bigusize nicyo bigusigiye ni ibintu bibiri bitandukanye. Bishobora kugusiga ahantu heza bitewe n'uko wabibayemo ukiga, ariko bishobora no kugusiga ahantu habi bitewe n'ibyakubayeho muri icyo gihe. Bishobora kugusigira imbaraga zigukomeza zikazakurenza iyindi minsi iri imbere, kuko iminsi ihora ihinduka. Kandi buriya Abanyarwanda ni abahanga, baravuze nubwo bitari ngombwa kubitindamo cyane, baravuze ngo agahinda ngo gashira kandi kageze mu ibagara. Bishatse kuvuga ngo mbega ikibazo givaho ikindi kiza, n'intambara burya ivaho iyindi iza. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ntabwo hazabura intambara, ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ibyo bivuze ngo rero nta na rimwe ushobora kuvuga ngo intambara yarangiye cyangwa igihe kibi kivuyeho none ugiye kuba amahoro, nta kibazo uri buhure nacyo. Ushobora guhura n'akandi kaga, ushobora guhura n'indi ntambara, nubwo bihindura isura, wenda ntibimere nk'iya bya bindi warwanaga, ariko intambara zose zitwa intambara. Hanyuma rero intego iravuze ngo ibi bihe bigusize he kandi bigusigiye iki? Ngarutse ku ijambo ry'Imana, uyu ni umugabo witwa Yeremiya. Yeremiya ni umwe mu bantu bahuye n'akaga ndetse n'urugamba mu gihe cyabo, kuko yahanuraga mu gihe cyari gikomeye, kandi ngira ngo n'iki gihe cyacu nticyoroshye. Umuntu wese ukijwe arabizi ko kitoroshye.
Yeremiya yahanuraga mu gihe cyari gikomeye kuko yahanganaga n'abahanuzi benshi murabyibutse umwami Ahabu yari afite abahanuzi benshi mu byibuke abahanuzi benshi bahanganye n'umugabo umwe witwa Mikaya. Ahabu ari kumwe n'abahanuzi benshi. Uyu mugabo rero nawe Yeremiya igihe cye hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma nk'aba ngabo ku bwa Ahabu. Icyo gihe yahanganye nabo rero kuko we yavugaga ati igihe kigiye kugera i Babuloni baze banyage abantu bo hano i Buyuda babajyane babakure hano i Buyuda, nibarangiza babajyane i Babuloni kandi tuzatindayo, abantu bazamarayo imyaka igera muri 70. Abandi nabo bakavuga turabeshya, igihugu kiri amahoro, ndetse naho bibereye batangira kujya bavuga baterekada nibiramuka binabaye tuzamarayo igihe gitoya, ni imyaka 2. Abandi bati mbese buri wese akagenda hanura bijyanye nuko yifuza kugira ngo abantu bumve ko ibintu byabaye neza, ibintu ari amahoro. Ariko nagira ngo mbabwire ngo guhanura amahoro no guhanura ibyiza ntibibuza Imana gukora icyo yagombaga gukora. Bishatse kuvuga iki? Biravuze ngo Imana ishobora n'ubundi kugambirira gukiza umuntu, wamuhanurira ikintu kibi n'ubundi ntibiyibuza kugikora. Ishobora kubwira umuntu uti nzaguhana akanga kumva, n'ubundi niyo wamuhanurira ibyiza ntago byatuma icyo Imana yavuze kitamubaho. Ahubwo muri byose biravuga ngo igihe cyose ubayemo gikwiye kukwigisha kandi kikagira aho kigusiga. Bigomba kugira icyo bigukuramo n'icyo bigushyiramo. Ugomba kwimuka mu cyiciro wari urimo. Hari igihe umuntu aba mu gihe kimeze nko guteta, hari igihe umuntu aba mu gihe kimeze nk'ubujiji, hari igihe umuntu aba mu gihe kimeze nk'uburangare. Ariko ikintu cyose Imana ikunyujijemo gikwiye kukubera isomo n'ishuri kugira ngo byanga bikunda uhindurirwe amateka kandi ubane n'Imana uko ishaka. Uyu mwanditsi rero, uyu mwanditsi Yeremiya yandika aya magambo cyari igihe gikomeye ari muri urwo rugamba. Mbibutse yuko yabanje guhura n'abamuhugura cyane, baranamubwira ati ibyo bintu uvuga Yeremiya rwose bijyane gake, witonde Yeremiya utazahura n'akaga. Ndetse ngo nawe ngo arabyemera, yemera yuko ibyo bintu rwose agiye kubireka. Ngo ariko aza guhura n'ikibazo gikomeye ubwo yageraga ahantu mu isoko, atangira noneho guhanura ibintu bikomeye biruta ibyo yahanuye kera. Ngo icyo gihe nibwo yafatwaga n'umutambyi witwa Pashuri, ngo aramukubita. Amaze kumukubita ngo bajya kumufungira mu nzu y'imbohe, ariko bamugejejeyo ngo bamujyana mu gikari. Abantu benshi batajya bakunda kumenya icyo gikari. Icyo gikari ngo nta hantu bamujyanye mu rwobo rwari rurimo ibyondo ngo bamufungiramo. Aho niho yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo Mana waranshutse nanjye nemera gushukika. Ariko Imana iramubwira ngo Yeremiya ntabwo nagushutse, ahubwo iramubwira hano muri Yeremiya n'ubundi ibice byaho numva ari 33, duhereye ku murongo waho wa mbere tukagera hepfo gato. Haravuze ngo reka wenda duhere ku murongo wa 2. Haravuze ngo Uwiteka, Yeremiya ibice 33 umurongo waho dusome wenda duhereye ku murongo waho wa gatatu wa mbere tugeze ku wa 3. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri, bisobanuye ngo hari ikindi gihe ryari ryamujeho. Hanyuma ngo akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ibyo bisobanuye ngo Yeremiya amaze kwibona atangiye kuvuga ngo waranshutse nemera gushukika. Yari amaze kugera ku rwego abona ko ibintu Imana yamubwiye bikomeye, kuko yabonaga n'ahantu ari atahikura. Ariko Imana iramubwira ngo ninjye ugira icyo ndema, ninjye ugira icyo mvuga. Bwa mbere ndakivuga, iyo nyivuze ndanakirema, iyo nyiremye ndanagikomeza. Biravuze ngo Imana ivuga ibintu ivuga niyo byaba ari ibintu abantu bazi ko bitazashoboka,
mu mbaraga zayo ifite uko ibigenza bigashoboka. Aravuga ati rero ngewe nijye ugira icyo mvuga, iyo nyivuze nkabona kizagira ibibazo ndakirema, kandi iyo nyiremye nkabona gifite abakirwanya ndagikomeza. Ndagira ngo nkubwire ngo kurwanywa si cyo gisubizo cyakubwira yuko utazagera ku cy'Imana ishaka. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo nubwo ufite ibikurwanya, ariko iyo avuganye nawe niba ariyo koko ifite n'imbaraga zo kugukomeza kugira ngo utagwa muri izo ntambara. Haleluya. Kandi niyo warwanywa bimeze gute, intambara zose zitarimo umugambi w'Imana ntabwo zahitana ubugingo bwawe, nta nubwo zagukura mu mugambi w'Imana. Zizakurwanya koko, zizakujegajeza, zikunyeganyeze, rimwe na rimwe wumve wahungabanye, rimwe na rimwe wumve wahuye n'ibibazo, ariko ndaguhumuriza ngutangariza ko ijuru ryera ry'Imana ryasamiye gutabara umuntu wese ufite umugambi wo kwegerana n'Imana, umuntu wese wavuganye n'Imana. Ijuru ryera ry'Imana ryasamiye kumutabara. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, ariko ngo njya saba Uwiteka, ngo Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Ndagira ngo nkubwire ngo guca mu kaga n'amakuba, guca mu ntambara zikomeye, guca mu biruhije, guca mu bikuriza n'ibikunaniza ntibisobanura ko abadayimoni bamize bakamira bungura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ahubwo emera ko Imana yakunyuje mu gikombe kugira ngo wige, ahubwo usohokanemo imbaraga. Izo mbaraga nizo zazindi Yesaya yavuze ngo byukura bagirana kuko umucyo wawuje. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe nicyo cyo kugira ngo ubwire abantu yuko Imana ishobora byose, no mu kaga no mu bikomeye hakuvana, no mu rupfu no mu ntambara ari ikuri kuzima igashyirayo. Ndashimira Imana yuko igufiteho umugambi, ndashimira Imana kubw'umugambi dufiteho. Imana ishimwe. Uyu mugabo rero arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijwe. Birasobanuye ngo hari ibintu bikwiye kukwigisha ukanakizwa bundi bushya, ukanamenya yuko bishoboka, ukamenya yuko burya byakunda. Wamara kwiga ugakizwa, kandi wakizwa ugahanga amaso Uwiteka, hahandi wa mwanditsi yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye, ahantu nzarindira icyo Imana yavuganye nanjye. Hari icyo Imana yavuze, hari n'icyo abantu bavuga. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yavuze ntabwo gisimburwa n'icyo abantu. Imana ivuga rimwe, abantu bakavuga kenshi, ariko ntuzibagirwe imvugo y'Imana. Niba Imana yaravuganye nawe, aleluya, Imana ishimwe. Ntabwo imigambi y'abantu, ntabwo akagambane k'abantu, ntabwo imbaraga z'abantu, ntabwo imikorere y'abadayimoni, ntabwo ibyo abantu batekereza aribyo bizakuraho icyo Imana yavuze. Humura, ndagira ngo nguhumurize kandi ngukomeze, nkubwire ngo wirinde guhemukira Imana, wirinde kuba mu bintu bituma Imana igutera umugongo, wirinde gukora ibyaha nkana, wirinde gutera Imana umugongo, wirinde gusuzugura icyo Imana ivuga, wirinde guha Satani urwaho, wirinde gufungura ibyuho by'abadayimoni, kuko Satani aho ashaka hose ni ukugira ngo akurase ubuzima bwawe bushyire mu kaga. Ariko ndashimira Imana yasamiye gutabara ubugingo bwawe, yasamiye gutabara umubiri wawe, yasamiye kukurengera, yasamiye kugira ngo izamure ibendera ry'ubutabazi ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Arangije aravuga ati mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfasha. Reka nkubwire ngo Imana ibabajwe nuko igihe cyose unyuramo ntacyo kikwigisha. Ubundi ibihe tunyuzemo bikwiye kukwigisha, ibihe tubayemo bikwiye kukwigisha. Muntu w'Imana, icyo gihe warunyuzemo cyari gikwiye kukwigisha, ibyo wabayemo byari bikwiye kukwigisha. Reka nkubwire ngo ubuzima ubayemo none, niba ari ubuzima bubabaje warabaye mu buzima bwiza, byakwiye kukwigisha yuko ibihe bihinduka. Niba ari ubuzima bwiza urimo kandi warabaye mu buzima bubi, byakwiye kukwigisha yuko ibihe bihinduka, ukamenya yuko none bihinduka. Ushobora kuba umeze neza cyangwa nabi, nyuma ukazongera ukamera neza, bikanagutera kwitwararika, kuko none ushobora kuba umeze neza ejo ukamera nabi. Ntabwo ahora gahanze nk'uko wa wundi yavuze. Ariko kandi ndagira ngo nkubwire ngo
igihe Imana ikunyujijemo cyose kigomba kukwigisha kwitwararika no gukiranukira Imana, kuko ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose. Imana irashaka kugira ngo ikwigishe, Imana irashaka kugira ngo ukiranuke, Imana irashaka kugira ngo utere intambwe. Igihe unyuzemo kikubera isomo, kandi nturangare, ntubure ubwenge, ntutakaze ibyiringiro, ahubwo uhanga amaso Uwiteka. Imana ifashe kandi nawe igufashe mwene data, kuko niba avuze ngo ndirabuye ni ukubera yuko ibyabaye byose cyangwa ibiri kuba nta n'isomo biri kugusigira. Kandi reka mbabwire ngo umuntu wese akwiye kwiga akanigishwa, Imana ikamushyiriraho uburyo bwo kugira ngo ahagarare neza. N'iki Imana yavuze ku Bisiraheli ngo ibakuye i Kanani ibajyana mu gihugu cy'amasezerano, mumbabarire cyane, ibakuye muri Egiputa ibajyana mu gihugu cy'amasezerano aricyo Kanani. Ngo icyo gihe ngo Abisiraheli ngo bari bazi ko bashobora no guhita bagerayo, kandi nayo ubwayo irabyivugira ngo byarashobokaga ko urwo rugendo rwari rugufi cyane, bashobora kurugenda igihe gitoya, ngo ariko Imana ibanyuza inzira z'ibizigu. Mwene data, ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo kuba waranyuze inzira y'ibizigu, kuba ibyo Imana yavuganye nawe bitari byasohora, kuba ubona urugamba rwaragusanze mu rugo, kuba intambara zaraguhagurukiye mu byo ukora, kuba warahuye n'akaga muri uwo murimo, kuba warahuye n'ibikunyeganyeza aho utuye, ntabwo bisobanura yuko umugambi w'Imana watakaye. Imana ijya yemera ko umuntu w'Imana anyura ibizigu ngo kugira ngo imukomeze, ngo kugira ngo azarwane neza kandi atazatsindwa n'intambara izo arizo zose. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ni Imana izi gutegura, ni Imana izi kurwana, ni Imana izi kwigisha, ni Imana izi uburyo ki yabigenza, kandi yigisha umuntu bitewe n'icyerekezo arimo cyangwa se bitewe n'igihe arimo. Imana ishimwe. Ageze hepfo aravuga ngo mbese Galeyadi nta muti womora uhaba, ngo kandi uruguma rw'ubwoko bwanjye ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize. Ndagira ngo mubwire ngo ntabwo wari ukwiye kugumana ibikomere abadayimoni bagukomerekeje muri uyu murimo. Wari ukwiye no gukira, ukiga gukira, ukishakamo imbaraga zikiza, kuko Imana yavuze ngo ntabaze ndagutabara nkwereke ibintu bikomeye kandi biruje utamenya. Biravuze ngo urwo ruguma nibyo warakomeretse, ariko ukwiye no gushaka imbaraga zigukiza. Ntabwo ugiye kuguma mu bintu byo kuvuga ngo narakomeretse, ngo ngiye ngo numva ngo umutima wanjye warabihiwe, ngo hari ibintu numva ngo ntashaka no kongera kumva. Ndagira ngo nkubwire ngo nuko urugendo rwubatsemo ibidukomeretsa, ariko turashimira n'Imana ko ari umutabazi, turashimira n'Imana ko ari itwomora inguma, turashimira n'Imana ko ari idukiza, turashimira n'Imana ko ari ituvura. Aleluya, Imana ishimwe. Ntabwo niteguye kukubwira yuko uzaba mu rugendo rutagira ibigukomeretsa, uzaba mu rugendo rutagira ibikurwanya, uzaba mu nzira itagira ibikunaniza, ariko nagira ngo nkubwire ko amaboko y'Imana ngo ari ku bayishaka bose, niko Ezira yavuze. Aravuga ngo amaboko y'Uwiteka ari ku bantu bayishaka bose ngo ibagirire neza. Birasobanuye ngo nubwo warwangwa, ariko ijuru ryasamiye, nongere ngo hanurire ngo rirasamye, ryasamiye gutabara ubugingo bwawe, ryasamiye gutabara ubuzima bwawe. Ntabwo uzaheranwa n'akaga n'amakuba. Ayiwe, Imana ishimwe. Ntabwo uzaheranwa n'akaga n'amakuba, ariko gira icyo usigarana ku bw'ibihe unyuzemo, gira icyo wiga, gira ikintu gikomeza umutima, gira ubuhamya bwa none ku bw'iki gihe urimo, gira ubuhamya bwa none. Tekereza yuko uzabwira abantu imirimo y'Imana n'intambara mwarwananye, ubwira abantu ngo nabonye Imana ishobora byose, nabonye Imana yambura umuntu ubuzima bumwe ikamushyira mu bundi, nabonye Imana ikura umuntu mu rupfu ikamushyira mu buzima, nabonye Imana itabara umuntu ageze ku bwa burembe, nabonye Imana yigaragaza ku munota wa nyuma. Izina ry'Imana nirishimwe. Aleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ageze hepfo aravuga ngo ye baba we, icyaha mu mutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirira abantu banjye bishwe. Reka mbabwire,
ikibabaje giteye agahinda, nta no kurira guhari, nta no guhonga. Ntabwo turi kurizwa n'ibiri kuba, ntabwo turi kurizwa n'abantu b'Imana, ntituri kurizwa n'ukuntu abantu bari kugenda batakaza ibyiringiro, bagatakaza ibyizerwa, bakava mu gakiza bakajya gukorera Bayali. Reka mbabwire ngo twari dukwiye kurira no kubabazwa nuko Satani yavogeye ubwami bw'Imana, no kurizwa nuko abadayimoni badufasheho ijambo. Reka nkubwire mwene data, Imana ntabwo yigeze iguhamagarira kurebera no kwicara gusa. Imana yaduhamagariye kugira ngo turizwe n'ibiri kuba bitanejeje, bidavuga ubutumwa bwiza, bitari umurimo w'Imana, bidahesha izina ry'Imana icyubahiro. Dukwiye kurira, tukaboroga, tukagira umutwaro, tugasengera bene data, aho gufata umwanya wo kuganira ku byababayeho no kwishimira ibyago byabo. Nimureke dufate umwanya, nimureke dufate umwanya turizwe n'ibihe biri kuba, n'ibiri kugenda bitubaho, ibiri kuba ku bantu b'Imana, ibiri kuba ku itorero, ibiri kuba muri iki gihe, ibyahagurukiye kurwanya bera, ibiri kugenda bibashungura, ibisa n'umunzani ukomeye, ibishungero n'ibindi, intambara n'akaga n'amakuba. Imana igirire neza ibiri gusenya ingo z'abakirisito, ibiri kubambura agaciro, ibiri kubakuraho amavuta, ibibambura ubuhamya, ibituma isi bafataho ijambo. Ibi bintu byose bikwiye kuturiza, kuko umuntu w'Imana akwiye kuba hababazwa n'icyatuma izina ry'Imana ridahabwa icyubahiro. Yeremiya aravuga ngo icyama mu maso yanjye, icyama amaso yanjye akaba iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, nkarira 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 nkarira. Imana ifashe nawe igufashe mwene data, twige kurira kubw'umurimo w'Imana, twige kunihira ibizira biri gukorwa none, twige kunihira ibyaha abantu bari gukora. Abantu bagambanira abandi kandi basengana, abantu bahemukira abandi kandi bose barya igaburo ryera, abantu bari kwabazanya, abantu bari kwiyambura izina ry'Imana bakambara ibigirwamana bagakorera Bayali, abantu barambara ishusho y'agakiza ariko imitima yabo yarahunze Imana. Abantu bahindutse babi kubera igihe tugezemo. Ariko mwene data, wowe ucyubasha kumva ijambo ry'Imana no kugira umwanya wo gutegera amatwi icyo Imana ivuze, umwuka w'Imana ari kumata ngo nkubwire ngo ngwino turire, ngwino tunihe. Iki gihe kigusigira iyindi shusho, iki gihe kigusigira ubuhamya, iki gihe kigusigira amateka. Muntu w'Imana ahindurirwa izina kubw'uko yabanye n'Imana ishobora byose, kandi ijuru rikurebe rikwishimire mwene data. Wambara imbaraga, wambara ibihe bidasanzwe, ubwami bw'Imana butwarire muri wowe. Ndashima Imana igiye kukugarukaho, ndashima Imana ikujeho, ndashima Imana ko igiye kugusubiza ibihe byawe, ndashima Imana ko iki gihe nubwo hari abo cyakamuye ariko kigiye kugufasha kwiga no kongera gusubira ku isoko, ukongera kwiga kwiyiriza ubusa, ukongera gufata umwanya wo gusenga. Nagira ngo ubwire ngo hari abadayimoni bazirukanwa nuko wazamutse umusozi, hari abazirukanwa nuko wabyutse muri nibature, hari abazirukanwa nuko hari ibintu waretse, ariko hari n'abazirukanwa nuko wiyirije ubusa ukaniha ukarira. Hari abadayimoni bazirukanwa nuko abandi bagusengeye, ariko hari n'abazirukanwa nuko wifatiye ibihe ukisengera. Hari ibintu bitazakuvaho nutisengera, hari ibintu bitazacika ku buzima bwawe, hari ibintu bitazarekura urubyaro rwawe, hari ibintu bitazava mu rushako rwawe, hari ibintu bitazava mu kazi kawe nubwo abantu bagusengera. Ariko biragusaba umwanya wawe n'Imana, kuko Imana niko ibivuga, iravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ayiwe, Imana idufashe. Kandi umuririmbyi araririmba aravuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Imana irashaka kuza ukayisanga, ikaguhindura amateka kandi ikagirira neza ubuzima bwawe. Reka rero nkwinginge dusengane Imana, kandi iki gihe kigiraho kigukura naho kikugeza. Ijambo ry'Imana rigukomeze kandi riguhindurire amateka, kuko gukiranuka kwawe niko kuzatuma Imana ibana nawe igahindura amateka. Ibyo abadayimoni bibwira, ijambo ry'Imana riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaki impundu zikavuga. Reka nkubwire ngo mwene data, dufatikanye gusenga no kwizera, dufatikanye kugira impinduka zo mu mwuka. Imana aho yabonaga harukurira, impundu zizavuga. Ndaguhanuriye muri uyu mwanya nkubwira ngo impundu zigiye kuvuga. Aho abadayimoni bari biteze kugiye kurira, aho isi yari yiteze kugiye kumwara, aho abadayimoni bari bazi ko bakorasha umwambi ukomeretsa, reka nkubwire ngo impundu zizavuga. Niwemerera Imana
Imana ukabana nayo izatungura benshi, izakora igitangaza, izategeka isi yose, izirukana Satani. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Haleluya! Imana ishimwe. Mana nziza, Mana yumva gusenga, Mana ikiranuka kandi ifite amaboko magari, turasenze kubw'uyu mwanya no kubw'ijambo ryawe. Duhamagaye imbaraga zawe zikiza zikabohora. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo mbese iki gihe kidusigiye iki? Reka abantu bose bahe kwisubiramo no kwisuzuma. Umuntu wese atekereza icyo akwiye gukora kugira ngo asigarane amateka kunezeza, kandi imitima yari yarahabiye kure n'uyigarurire. Umuntu wese umurinde guheranwa n'ibyamubase, n'ibyamufashe, n'ibyamurwanyije, n'ibyamunanije, ahubwo umuhe guhanga amaso umusaraba no kwizera imbaraga zawe mu kaga. Narangiza gukiranukiraho abantu bareba naho batareba, yige kubana nawe no kukwegera, kandi ijambo ryawe rigira ububasha mu mutima we. Ndagushimiye ko wumva gusenga kandi kukijije imitima ya benshi kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga. Urakoze kubw'ibyo uzuye n'ibyo ukijije mu mitima y'abera, kandi kuhinduye amateka kugira ngo ubwami bwawe butwarire mu mitima. Icyubahiro kibi cyawe tugucire bugufi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mwari kumwe na Moise Sindayigaya. Ndabakunda. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha.